Hello ladies and gentlemen, mumeze mute kabisa. Reka nizere ko mumeze neza cyane nk'ibisanzwe kozi nako nsanzwe mbasanga, ubwo nizere ko mumeze neza cyane kabisa, ariko n'abatameze neza tubihanganisha kugira ngo mukomeze mwihangane muri ubuzima niko bimera. Alright, hanyuma nk'ibisanzwe ni twashema Pacifique, iyi ni STOREROOM TV. Hanyuma ikindi kiganiro STOREROOM breakout, muramenyere ko tubahereza amakuru aba agezweho muri firidi zigera kuri ebyiri. This is your daily dose of sport and entertainment. Nk'ibisanzwe niho umenyera amakuru agezweho mu mikino ndetse no mu myidagaduro. Hanyuma by'umwihariko muri iki kiganiro STOREROOM breakout, muramenye ko tuba dufite inkuru zigezweho mu myidagaduro ziri ku vibrating muri mu nce zose zitandukanye z'isi. Tuba dufite amakuru menshi kabisa, ibyo bita like tubagererayo urumva. Hanyuma nitwa Shema Pacifique, ngo namaze kubabwira uyu munsi tuje gukora ku nkuru, ni inkuru y'umukobwa cyangwa se abakobwa babiri n'abanzikazi b'abanyarwanda, Vestine na Dorcas. Bakomeje kwerekana ko cyangwa se kugaragaza ko ari abahanzi bakomeye, donc kurushana, donc nabo twe tuba dutekereza ko bashobora kuba bakomeye kurusha. Donc uramutse uvuze ngo ubajije nk'umuntu ukamubaza uti nuwe muhanzi mu Rwanda ubona ukomeye kurusha abandi, sibyo? Cyangwa se currently ukavuze uti nuwe muhanzi uri kubikora uyu munsi, abantu benshi bashobora guhita batekereza abandi bahanzi, bagatekereza ba Bruce Melody, bagatekereza abahanzi nka ba The Ben, bagatekereza n'abandi benshi, ariko dufite impano muri iki gihugu, dufite impano, dufite abahanzi bakazi benshi cyangwa se n'abahanzi muri rusange bagiye bafite impano. Hanyuma kuri Vestine na Dorcas ni amateka akomeye cyane. Ngira ngo abakurikira imbuga nkoranyambaga zacu, bakurikirana imbuga nkoranyambaga z'abakobwa bombi, mwabonye ko bafite ibitaramo tour yo kuzenguruka muri Canada kabisa, bakazaba bakora ibitaramo bitandukanye. Rero ni ikintu gitangaje, abakobwa n'abanyempano, ni ikintu gishimishije cyane kuri bo ndetse no ku gihugu cyacu. Ni impano nziza u Rwanda rufite. Hanyuma iyo ngiyo si yo nkuru, kubera ko twagiye tubitangaza, bamaze kuba bagera muri USA kabisa, muri Canada, kugira ngo babe bakora ibitaramo. Ngira ngo ejo bundi ngira ngo nejo niba ntibeshye, hari akantu gato nakoze kuri Instagram yanjye yacu STOREROOM TV na Instagram yanjye Shema Pasi 50, mvuga ukuntu indirimbo zabo ziri ku boosting cyangwa se ziri gutumbagira mu mibare bigendanye n'igikundiro bafite, sibyo? Ruba ngo bafite indirimbo yitwa Yebo bayisohoye, imaze amezi 7 hanze, ariko urebye ukuntu imibare ibizamuka buri munsi ni ikintu gitangaje cyane. Nk'ubu ejo mbitangaza yari imaze kurebwa n'abantu basaga miliyoni 20 ku rukuta rwa YouTube, miliyoni 20. None mu munsi umwe gusa yongeraho indi miliyoni, donc ni ikintu kidasanzwe. Kora abakobwa babiri basanzwe baririmbana. Donc naguhereza nk'urugero, abantu muzi indirimbo yitwa Sikosa, sibyo? Indirimbo yitwa Sikosa ya Kevin Kade, yahuriyemo na Kevin Kade, ihuriramo n'uwitwa The Ben, umuhanzi ukomeye cyane hano muri iki gihugu, nawe twemera ko ukomeye. Uyu muhanzi witwa The Ben ari kuyingayinga aba subscribers, uwitwa Israel Mbonye mu minsi ishize nawe yuzuzaga miliyoni zigera kuri 2. Hanyuma uyu muhanzi witwa The Ben, eka mbarebere ngo agize aba subscribers bangahe. Ngo The Ben agize aba subscribers, okay, reka turebe. Okay. Uwitwa The Ben agize aba subscribers bangahe? Okay, uyu The Ben nawe ari mu bantu bafite aba subscribers benshi. Hanyuma icyo nshaka kuvuga ni ngo indirimbo yitwa Sikosa urimo Kevin Kade ukunzwe cyane muri iyi minsi, bijyana n'indirimbo yitwa Nyanja yakoze. Hanyuma witwa The Ben ndetse n'uwitwa Element, uko ari batatu bahuriye mu ndirimbo ikomeye cyane yitwa Sikosa. Hanyuma bayikora neza cyane ku buryo bumva ko nta kosa na rimwe ririmo. Ariko iyi ndirimbo mwaka wose imaze ku rukuta rwa YouTube imaze kurebwa na miliyoni 14 gusa. Hanyuma utekereze abakobwa bombi, abantu batajya babasha kumenya like ni iki kibihishemo, kuko baravuga ngo
uwambaye ikirezi ntamenya ko kintu uvuga ngo abakobwa bo ni babiri ubwabo basanzwe bakora collab just nyine bagashyira indirimbo hanze bisanzwe bo indirimbo yabo yitwa Yebo imaze kurebwa na miliyoni 21 mu mezi 7 gusa ni ikintu gikomeye indirimbo yitwa Tombe ya Element ntago mwayikunze indirimbo yitwa Tombe ya Element imaze amezi 6 ku rukuta rwa YouTube urumva imaze kurebwa n'abantu bagera kuri miliyoni 11 gusa urumva donc n'izindi ndirimbo nyinshi kabisa nkitwa Mami ya Loskana n'indirimbo mwakunze zose donc ndagira nkwereke nyine like uburyo abakobwa bafite igikundiro sibyo nubona abakobwa rero bafite impano bikomeye cyane bigendanye n'ubu like na support bagize ariko dushimira cyane Irene kude chapeau kuri yo kabisa kude chapeau n'ukuri like iyo umuntu akoze ibintu bikomeye dukwiye kumushimira bikomeye kabisa uyu Irene yakoze akazi gakomeye cyane mu kuzamura abanyempano ndetse n'abandi yagiye zamura nk'uwitwa Niyo Bosco murabizi ko nawe n'umuhanzi ukomeye cyane hano mu Rwanda hanyuma abakobwa rero bombi mu minsi 2 ishize nibwo bageraga muri Canada bagiye gukora ibitaramo bigiye bitandukanye muri iriya migi ni ibitaramo bagiye kuba bakorera mu migi itandukanye hanyuma bahageze mu minsi rero 2 ishize ndagira ngo donc bakihagera bakiriwe n'umugabo nawe ukomeye cyane kabisa ni umunyarwanda ba muri kira gihugu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko yagiye kubakira afite chaîne ya YouTube yitwa Alisudi Oneya ubwo ni Alisudi hanyuma yagiye kuba abakira ndagira ngo mbumvishe ikiganiro bagiranye bakigira gute bagitangira kugira ngo tuze duhita dukomeza kuri iyi nkuru n'ubundi tuvuga uko ibintu bimeze cyane karabakurikira kabisa cyane ngira ngo manager twajya tuvugana wanyu nitwa Alisudi kamaze ni introducing bro so kamera duhuye yes kandi kazi muri Canada ntago mba hano nanjye babwira ikaze muri Amerika ariko nk'umugabane ikaze muri Amerika ikaze muri Canada ufite abantu baje kubakira katubanze tubakire mu ruhuke reka mbaye ikaze muri Alisudi Oneya nizere ko ibyo byanyu ari byiza cyane nizere ko Uwiteka Imana abarambuyeho ibiganza ndira mu kiganiro ku ruhande ntabwo mushaka bamwita manager Irene nagenda ntabwo mushaka ndishimye ndi very excited mu gihugu cya Canada muriyemo nande ndebera Vestine na Dorcas dorahuye muri Canada baje mu gitaramo cya Yebo si bavuga Yebo ejo bundi ndimo ndabwira abantu ati ni Yebo akaba ari nabyo meraho ubundi ijambo ry'umukizuru ninde warizanye murimo ninde Irene uri urashinjwa kwigisha abana bacu kizuru yabasariye aho yarikuye yego yitone yego bivuga yego nahoze nkora ubushakashatsi bavuga ngo ubu byemeye ngo yes ariko I agree yego ndabyemeye mwemeye iki twemeye ko dukeneye Imana so nukuvuga reba indirimbo zose mwakoze Adonai hariyo mwahereyeho n'iki cyose cyose mwe mutaramera ko mukeneye Imana oya nuko iyo myaka yose Imana ubundi bwo muyemeye ntabwo twibwira twenyine hari nabo tubwira abantu benshi okay so ubwo nukuvuga ko mwashaka kubwira abande muri buri muntu wese yemera ko akeneye Imana muri ubu buzima ntabwo waba mudakeneye Imana ntabwo byoroshye kabisa ubona ari nk'igiki noneho muri umuntu aba aracyari na mutoya ikintu Imana iyo kungana turutanye hari imyaka numvise beste hari imyaka no uretse ntabwo ari imyaka gusa asigaye afite n'umugabo akajya byemera babona bishimye actually ibyo nagiye kubwira kandi ndimo ndareba Yebo ariko birasekeje wihangane ndavuze ni buriya ntabwo igitekerezo cya Yebo ari icya Dorcas kubera nyine Burkina Faso nawe ushakira South Africa oya kabisa ujya wumva uzashaka umugabo vuba ntago mbigena ariko igihe cyabyo nikigera bizaba ko bazagukubita inkoni bande ntabwo wakurikiye ikiganiro ejo bundi bande ejo bundi Vestine yaravuze ngo wibeshye ugashaka
ngo yazagukubita inkoni ugomba kwindura ukabanza ntabwo mvuga ngo igihe iki n'iki ariko bigomba kuba n'ibintu bigomba kuba mu buzima kabira tuba tujokinga byari buraga ariko nase namutwara iki ntacyo namutwara ni joke kabisa urabona abaye ariko ikintu kidasanzwe ahuyeho nacyo ni igiki cyaguteye ubwoba nta kidasanzwe ureba amasaha yose mukoranye y'urugendo ka depression kashize ndakurikira atazi utajya ngo ntabwo mbona nabibonye urugendo ruragira karagaruka ariko ubu utangiye kumenyera byibuka ni igiki cyabatunguye mu rugendo rwanyu ariko ku bantu barimo barakurikira uyu ni Dorcas uyu ni Vestine mbega uyu ni Vestine uyu ni Dorcas sibyo bamwimisha abantu benshi bajyaga babitiranya ko tubona nyine Vestine na Dorcas nk'izi ariko kumaza cyoza hari indirimbo video clip mwambaye mumeze nk'abasirikare sibyo niho mwashizeho amazina hariya niho natangiye kujya sa nk'utajya kubitandukanya hanyuma rero mutubwire ku gitaramo Vestine igitaramo giteguye gute mugiye kuduha iki bantu bapankuba muze kabisa mwese ntihagire n'umubura ni igiki kidasanzwe mutuzaniye ejo bundi bwari mu gitaramo muri Kigali hari ibyo mwabahaye nibyo mudusubiza cyangwa mufite ibindi bidasanzwe Dorcas umurimo dufite n'umwe no kwamaza ubutumwa bwa Yesu na hano twaje kubwamamaza rero kubabwira Imana ego kandi kagashya sego nabwiraga ngo turasirimba turamanuka gushya ni ntabwo twavuga mutaraza muzatubona mwahageze hanyuma wowe ni igiki sofa ndabizi ubu nibwo ugiye kwinjiza amaguru yawe ku mugabane wa Amerika bwa mbere sibwo bwa mbere ni nabwo ugiye gukandagira mu gihugu cya Canada bwa mbere ni igiki wumva kidasanzwe ugiye guhura nacyo cyane n'imirire kabisa byo biragoye mana we mu ndege byagucana biragoye kabisa cyane n'imirire manager turabona ikintu cy'ikinyafurika hano yabiteguye itekenera ati arashaka gasombe undi ati arashaka iteke ni Vestine na Dorcas muri Canada hanyuma aba bakobwa bombi rero nkuko nari maze kubivuga bafite igitaramo hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni igitaramo bise Yebo concert muri hariya muri Vancouver kabisa ni ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa 10 mwaka wa 2025 hanyuma ngira ngo ikindi kintu navuga nuko mu gihe mu minsi ishize nibwo batangaje ko n'ubundi bongeyemo uwitwa Adrien Misigaro azataramana nabo n'umwe mu baramyi b'abanyarwanda bakunzwe cyane muri diaspora uzwi mu ndirimbo zibyinitse ndetse zinubaka umwuka w'iyobokamana nk'iyitwa ntacyo nzaba yitwa nyibutsa yitwa nzagerayo abantu barayizi n'izindi uyu muhanzi azaba umushyitsi w'imena cyangwa se guest minister muri iki gitaramo aho byitezwe ko azafatanya n'aba bahanzikazi guhuza abantu mu mwuka wo kuramya no guhimbaza Imana iki gitaramo kizabera ku gicaro cya Surrey BCV 3S 6S4 kuva ku isaha 11 z'umugoroba kugeza ku isaha 4 z'ijoro aba bakobwa ndetse na Adrien Misigaro bazaba bagira gute bataramira umujyanama wabo yitwa Muri Irene arutse kubwira ni ikinyamakuru cyitwa Inyarwanda murakizi ko ubu abahanzi bari gushyira imbaraga mu gitaramo cya mbere kizabera muri Vancouver nubwo hakomeje ibiganiro ngo n'indi mijyi izasurwe mu rugendo rw'ibitaramo byo muri Canada mu magambo ye yagize ati turi gutegura Vancouver mbere na mbere ahandi ho ni ibiganiro turimo gukora dukeneye ibintu bigira gute ibintu bizima urumva Shimwe Vestine na Dorcas ni abavandimwe bakora umuziki wa gospel kuva mu mwaka wa 2018 aho bavuye mu kurimba mu rusengero hanyuma batangira gushyira hanze indirimbo zabo bwite
bamamaye mu ndirimbo nka Adonai, nahawe ijambo, izindi zitwa nk'ibuye ndetse n'izindi. Hanyuma ndagira ngo aba bakobwa n'ubundi bari kuganira n'uyu Alisudi, witwa Alisudi kabisa. Mugende mukurikiye n'ikiganiro cyose kuri YouTube yitwa Alisudi on air. Bateguje abakunzi babo indirimbo nshya, ni indirimbo yitwa Usisi, donc ni usisite cyangwa se ntuhangayike. Ni indirimbo bateguje abakunzi babo, babizeza ko izaza vuba cyane, ndetse ubwo ngubwo abantu muri Vancouver ndetse n'udundi duce twegereye Vancouver muzagire gute, muzamwimanukira kugira ngo murebe uko mwareba iki gitaramo. Hanyuma reka dusoze n'ikiganiro n'ubundi bagiranye n'uyu witwa Alisudi, hanyuma duhite dusoza turakomeza twumva ibyo bagiye baganira ndetse n'indirimbo bagize gute like n'indirimbo basezeranije abakunzi babo. Mukomeze mukurikire, iyi iracyari STOREROOM TV. Niba ugeze hano bwa mbere kora subscribe, niba wari uhasanzwe kora like, ukore comment ndetse ukande no kukazogera kugira ngo ujye ubasha kwibona andi makuru menshi meza nk'aya ngaya. Nitwa Shema Pacifique, dukomeze tubane. Yitwa Vestine na Dorcas, bari muri Canada. Mukomeze mubakurikire. Hanyuma muheruka gushyira hanze indirimbo ni Emmanuel ni iheruka. Hari nyuma y'ino tourne mufite hano muri Amerika, murateganya kuba mwakira hanze indirimbo? Yego, mfite indirimbo nyinshi cyane, ahubwo guhitamo biri kutunanira. Mumbwire nk'ebyiri numve niba nabahitiramo imwe muri zo. Oya, nibanga. Ari studio ne y'abana muyihe byibura akantu gato mutaraha abandi bantu. Tubwire nyuma ya kamera turakumvisha, uradisi kamera abakunzi barakubwira izina. Izina? Yego. Iyi yitwa gute? Usisite. Usisite. Usisike. Usisite. Usisite. Yego. Usisite bivuga? Ntushidikanye. Usisite. Ka breaking news muri Alisudi on air ishobora kuba ariyo mushobora gukurikizaho. Yego. Cyangwa mwamaze kubyemeza? Oya, birashobora. No kuvuga no gusenga cyane mukajya ku mavi. Usisite akaba ariyo breaking news muri Alisudi on air. Hanyuma rero igeze mu rugo manager yihangane kuko n'ubwa mbere mbabonye n'ubwa mbere mbakire muri Alisudi on air. Iminota mike mana tunota duke oya ndenda gusoza akantu kamwe utubazo tw'amatsiko sibyo, utubazo tw'amatsiko mbere ariko tugenda barushije no subizi ko ari abashiti banje sijera. Utubazo tw'amatsiko ni igiki ukumbura kuri Dorcas iyo uri mu rugo ataje kugusura? Ndabizi ukunda guhamagara mama ngo mama wanyereje Dorcas tukaba turi kumwe. Iyo adahari ni igiki mukumbura kurenza ibindi? Gusengana nawe saa 9 z'ijoro. Saa 9 z'ijoro? Mugira twibature? Tugirana ibihe byiza cyane. Kuri myaka yanyu? Turi kumwe. Gusenga bisa imyaka. Nzi yuko uvuga ibyo ni by'abantu bakuze. Bana batoya gusenga ntabwo ari iby'abantu bakuze gusenga. Aho abantu bakuze ahubwo bari kwiruhukira, bari gutungwa n'amasengesho. Nudasenga urapfuye ahubwo. Urapfuye. Dorcas, ni igiki ukumbura we kuri Vestine iyo uri mu rugo? Icyo ngicyavuze. Icyo ngicyavuze. Gusengana none ni igiki udakumbura uvuga ati naramukize yaragiye? Kubyuka acuranga nsakuriza. Ni umucuranzi ukomeye. Abyuka acuranga kandi ntabwo mbikumbura. Ibyo ntabwo bikumbura. Wowe ni igiki wakize kuri Dorcas Vestine? Kuryama mana ye nkamubyusa Dorcas byuka mana kuryama kwawe wabibishe nawe icyo ntabwo agikumbura. Hanyuma reka nkagira akabazo ka nyuma aka kanya. Muramutse Imana ibahaye ubushobozi bwo kugira umuhanuzi mukorana nawe indirimbo featuring mu bahanuzi b'Imana, umuhanuzi, prophet, intumwa, Aburahamu, Musa, Japhet, hariya habaho muri Bibiliya uwo muri Bible uwo ari we wese ariko nibaza ko abahanuzi bose bari muri Bible. Okay. Si baba muze? Eliya. Okay, wewe ku giti cyawe urumva mwa featuring ande? yarazi kwinginga kabisa, yarazi gusaba imbabazi cyane, afite umutima uboneye, sinzi umutima niwe nifuza nk'uwa Dawidi kabisa. Dawidi
Dawidi buri muramutekereza Dorcas usanzwe umufite ubwo utigo twahita dukorana featuring yaba yobu ntiyagize imana ye kubera iki kwizera kwinshi cyane wowe n'ukwizera njye ni umutima uboneye no kumenya gusaba Imana imbabazi consistency muramutse mugize icyo musaba abakunzi ba Nisombe ko mwabasaba iki turabasaba gukora subscribe gukurikira indirimbo za Vestine and Dorcas bakaza mu gitaramo Vancouver n'ibitaramo byose tuzakora isabira kandi ka Turabasaba nanjye igitaramo nimuzabyinisha imibiri gusa n'imitima izabyumva muzahinduke bamwita Vestine na Dorcas akaba ari itsinda ry'abakobwa babiri b'abanyarwandakazi bakunzwe cyane mu muziki yawo ku mugabane wa Afurika mu karere kacu mu gihugu cyacu bakaba baje hano Vancouver gutarama tugomba kubashyigikira aho uri hose please abantu batuye Seattle abantu batuye Vancouver uyu munsi namenye na quartier namenye n'izindi quartier zose zituriye muze mwese tuzahure ku wa gatandatu itariki ya 18 muri Sunrise Church hano mu gace ka Suri guhera saa 11 z'umugoroba bazaba ari igitaramo gishimishije mugomba kuba muhari nzaba mpari bazaba hari James azaba hari ndetse n'abandi bantu batandukanye kabisa mbareke mujye kuruhuka ariko munyemere ko muzana ikindi kiganiro kiri exclusive no tukaganira kuri music ku byose kuva hasi kabisa kugeza uyu munsi aha ni muri Canada niho muri na Dorcas na Vestine reka mbashimire cyane kabisa kandi turacyari yitwa Vestine ndetse na Dorcas amazing couple kabisa couple y'abakobwa babiri ishimishije cyane ngira ngo murabyumva ko impano yabo cyangwa se impano yabo uko imeze muri rusange hanyuma kugira ngo ujye ubona amakuru nkaya akugeraho ku gihe niba ugeze hano bwa mbere kuri subscribe ukore like kabisa hanyuma ukande ufungure n'inzogera kugira ngo ujye ubasha kwibonera ibi biganiro byiza cyane hanyuma nk'ibisanzwe nitwa Shemame Pacifique this is STOREROOM TV hanyuma ini STOREROOM breakout hanyuma reka mbasezere mbabwira nti mugire amahoro y'Imana mugire imigisha mukomeze guhirwa reka mbashimire rero murakoze cyane. From stadium to stages, your daily dose of sport and entertainment